ase sheri ko mbona uri umuntu usa ufite ibibazo si wowe ntabwo uri kubona ko hari ikibazo ariko reka manze nkubwire iyo ureba ibibazo byose twahuye nabyo ubwawe ntabwo ushobora kwifatira umwanzuro wa mbere banze nkuguye nyirizina ni uko ugomba kumva yuko uri kumwe nanjye reba inzira zose twagiye duturuka nirukanka ndinze ngera n'aha ngaha koko none se sheri ngerega mfite ikibazo ambwira sheri ni ikibazo mfite reba ahantu twaje nese ubu ngubu hano hantu tuzahaba erega kuyoba ntabwo bibwira umugenzi inshuti ahubwo reka manze nkubwire gutuza nibyo bya mbere ukumva yuko uri kumwe nanjye nzemera nkore buri kimwe ariko mbone byonyine nkurinze akababaro uranyumva mama have tuza sibyo none tuzahaba nkuko nari maze kubikubwira ndakeka yuko amafaranga nsigaranye imbere n'inyuma urayazi sibyo tuza mama iminsi sibwira umugenzi urabizi nawe sibyo hano turi ndabona ari mu ishyamba ahubwo se banza nkubwire mama nta n'icyo kurya twitwaje gusa urabahuti ningera iriya ruguru baramfata oya nta kibazo nese ubundi abigiranye mbashari nuko ntarimo kubwira yuko twaruhukiye hano turareba n'ubwo iwanyu bakumbujije ni mu bantu bafite amafaranga njye nta kintu namba mfite keretse urukundo nguru rwonyine imana yanyitereye sheri urumva ubu ngubu ndimo kubeshya mu by'ukuri nese nanjye ko nakwemereye nyine tukaza twirukanka hano kamara ntubwire kugira inshuti nkawe nyagasani imana icyazamukamura ku mutima ndahari rwose nk'uko bimbwiye hariya nanjye nakomeje kubyibazaho pe nabonye ukuntu harimo kubengera nambona inyange mbone buri kimwe inyoni zihatembere ngewe ngiye kureba ukuntu hameze kubona bitangaje kubera iki ibintu byose ukunda kugira amatsiko ndagiye ubu se koko uransize ngiye kureba ubu se ndafata izi nkweto se ngubu